Oh yes, twongeye kubashimira mwese tubana umunsi ku wundi, by'umwihariko wowe ufunguye iyi video kuri The Drum Africa TV. Turagushimiye cyane. Njyewe ni Mugisha Amy Calvin, kora subscribe ubundi ukomeze kugenda ubona amakuru menshi cyane atandukanye tukugezaho muri rusange. Reka nabatinde tugaruke ku ikipe ya Rayon Sports. Ikipe ya Rayon Sports nyuma y'igihe kirekire hari byinshi byagiye bivugwa, gusa benshi cyane bari bategereje ubuyobozi bushyashya buzasimbura ubuyobozi bwa Munyakazi Sadat uheruka kuyobora ekipe ya Rayon Sports muri rusange. Kuri ubu ngubu ibyari bitegerejwe n'abantu benshi, by'umwihariko abakunzi b'iyo kipe, byamaze kumenyekana, byamaze kujya hanze byose, dore yuko by'umwihariko abakunzi ba Rayon uyu munsi kuri uyu wa gatandatu bose bari bategereje amatora, kuko byari biteganyijwe ko yagombaga kubera hano kuri Lemigo Hotel mu mujyi wa Kigali. Amatora yaje kuba, gusa mu ibanga rikomeye cyane muri Rayon Sports, ni ikigaragaza yuko bishobora kuba ingoma koko zahinduye imirishyo mu mugani w'abanyarwanda nk'uko bijya bivugwa. Iyi Rayon Sports y'abayobozi bashyashya, ibintu byabaye ubundi Rayon Sports yari ikipe ibintu bijya kuba abenshi bamaze kubimenya muri rusange, aba bantu bacengera bamaze kumenya amakuru, ariko kuri uyu munsi byari ibanga rikomeye cyane kumena umenye komite yose ya Rayon Sports izayobora muri rusange bagiye kuyobora Rayon Sports, ariko byaje kumenyekana nyuma. Ariko amatora n'ubundi byose byarangiye, dore yuko nta munyamakuru n'umwe mu bari bariyo bose ubashije kuvumbura mbere yuko biba ngo abitangaze umuyobozi wayo wa Rayon Sports. Iryo banga rero bije ni ikigaragaza n'ibimenyetso bishyashya bishobora kuba bigiye kuranga ubuyobozi bwa Rayon Sports muri rusange. Reka tubabwire abayobozi batorewe kuyobora umuryango w'ikipe ya Rayon Sports muri rusange, duhereye kuri perezida w'iyo kipe. Uwo nta wundi ni Uwayezu Fidèle. Uwayezu Fidèle tumugarutseho gatoya, icyo wamumenyaho ni umugabo uturuka mu karere ka Nyanza, afite imyaka 54 y'amavuko, nubwo bitaraba official ku makuru dufite, ari kugera kuri The Drum Africa TV. Uyu mugabo Jean Fidèle yahoze ari umusirikare, yari ari mu ngabo zarwanye ingabo z'u Rwanda zabohoye igihugu mu 1994. Uwayezu Jean Fidèle, ikindi wamumenyaho ni uko yari umuyobozi wa kampani y'abashinzwe umutekano RGL muri rusange. Uwo niwe muyobozi ugiye kuyobora Rayon Sports muri rusange. Visi Perezida wa mbere ni KAYISIRE Jacques, Visi Perezida wa kabiri ni NGOGA Aimable, umubitsi ni Ndahiro Olivier. Komite Ngenzuzi ni iyobowe na perezida wayo witwa Uwamaliya Joseline, ubwo ni Perezidante. Visi Perezida ni Munana Bonaventure, Secrétaire ni Havugiyaremye Ignace. Komite Nyemurampaka ni Perezida, perezida wayo ubwo ngubwo ni Rukundo Patrick. Visi Perezida ni Kamari Mohamed, naho Secrétaire wayo ni Rugamba Salvatore. Ngibyo rero bimwe mu byaranze iyo Assemblée Générale y'ikipe ya Rayon Sports. Gusa abangaba ni bamwe mu bayobozi bagiye nyine kuyobora iyo Rayon Sports muri rusange, byinshi cyane, benshi bagiye batandukanye. Urumva abona ngabo ntabwo aribo bazayobora ikipe bonyine, ibindi bizagenda bitangazwa muri rusange uko iminsi izagenda iza muri rusange. Ibyo nibyo twabasha kuba tubaye tubagejejeho twebwe, ibyo tumajije kubona muri aka kanya. Update kuri update turagenda tuzibagezaho. Njyewe ni Mugisha Amy Calvin, dukomeze kubana kuri The Drum Africa TV. Wowe kora subscribe, ukore na share, uduhe n'igitekerezo munsi, ubundi amakuru aragenda kugeraho uko agenda ayabagezweho, by'umwihariko kuri Rayon Sports, dore yuko ariyo irimo kugenda igarukaho n'abantu benshi cyane n'abakunzi bayo muri rusange. Hasta la vista.